Nyamurere mu mahanga. Banyarure mwaramutse. Siko mutavuga nk'abanyabegura mwaramutse nyarure. Ibyo ni byo byiza rero. Haleluya. Amen. Muri kumwe na Yesu, turi kumwe n'umutware isi yose. Tubonye hano twasanga cyangwa Obama twasanga twa ariko hari umutware wa Obama ba Harper ba Kagame bose umutware rero turi kumwe nawe muri uyu mwaka. Amen. Kandi uwo mutware aruta bose kubera ko niwe utuma abo bandi ntabwo batuma umugati wo kurya. Hari Ottawa, hari Washington, hari Kigali, hari Bujumbura n'ahandi. Iyo twaburaye se arabimenya, ariko uwo nguwo arabimenya. Iyo habaye akabazo mu rugo rwacagira ati arabimenya kubera iki? Kuko arahari. Rero twagombye kunezerwa iyo rimwe na rimwe umuntu atangiye kurwaguza ukibuka ko Yesu ahari, ugira ute? Urongera ukema. Wari utangiye kugenda umeze ute? Ariko ukamenya ko Yesu ufite Yesu wawe niki cyakoraho. Ibirimi by'umuriro ntibigira gute? Tumaze kuririmba gute? Ibirimi by'umuriro ntibigutiye. Izo ngabo zose zo mu mwijima zo kwa Satani nizihaguruka ntugire ubwoba, uhagarare wenyine. Yabwiye Abisirayeli biki igihe babonaga Farawo inyuma ingabo za Farawo inyuma yabo, ntimugire ubwoba, uhagarare mwemye gusa murebe icyo Uwiteka agira ati. Imana ikora. Ese yaragikoze? Yaragikoze. Babonye inyanja n'amaguru bitabayeho. None se twebwe kuki twagira ubwoba? Ntabwo tugomba kugira ubwoba. Abanyarurembo ntitukagira ubwoba, tujye twibuka wa munsi tuzagushinjagira imbere y'ururembo twinjira muri rwa rurembo rw'Isiyoni. Abamarayika impande zo unyura hagati ushinjagira. Bizayigize indirimbo ziteye ubwoba tutigeze twumva, amakorari yo mu ijuru. Harya ikorari hano himbaza, mujya mwumva himbaza maze tugatwara samba rero izindi ndirimbo maze tunyura hagati tujya dute. Ariko rero nicyo gukorerwa ntugire ngo tuzibera gutya hanyuma tuzanyura aho reka da. Nuko rero mbere yuko tureba icyigisho cyo muri iki gitondo, reka twakoze Uwiteka Mana yacu nyir'ingabo, turagushimye muri iki gitondo kuko watubashije kugera muri iyi ngoro yawe amahoro, ukabyutsa buri wese ahangaha maze ukamwerekeza kuri iyi ngoro kugira ngo dusabane nawe twumve ijambo ryawe. Iranyura mu umwana wawe w'umunyabyaha, ariko muri uyu mwanya twizeye kumweza, hanyuma ijambo tugiye kumvira hamwe twese rikadutera akanyabugabo no kongera gushikama kugira ngo dukomeze urwo rugendo ruzatugeza i Kanani heza mu ijuru. Ngwino ubane natwe rero muri uyu mwaka, bane nawe na buri wese, tugamije mu izina rya Yesu. Amen. Nuko nashatse ko turebera hamwe muri iki gitondo ijambo rivuga ngo nyambere nyamukuru. Nyambere nyamukuru rimwe na rimwe biragora kuko iyo tumaze kumenyera izindi ndimi z'amahanga kubigarura mu rurimi rwacu rimwe na rimwe biragora, ariko usibye ko hari n'amagambo burya tutagira mu Kinyarwanda aba mu zindi ndimi. Nyambere nyamukuru cyo nashaka kuvuga bishyize mu rurimi rw'Igifaransa, urumva twese hano tucyumva, ni priorité de priorité. Nyambere ni ibintu by'ibanze, noneho nyamukuru rero ni ibanziriza izo nyambere dushyira nyambere nyamukuru ihatse izindi zose. Tuzi ko mu buzima haba ibintu by'ikubitiro dukora ukabigena kugira ngo wavanze dutere imbere mu buzima.
nta bintu by'ingenzi tugira, tubaho ducanye. Umuntu utera imbere mu buzima n'ufite ibintu by'ibanze akavuga ati ndakora iki nindangiza ngire nkora iki nikirangira iki kizaba kitararangira yenda nzatangira iki, noneho bizahurira hano ukaba ugeze ku kintu runaka. Ibyo rero biragorana kugenda iby'ibanze. Nibuka ko twese tuvuga ku by'igihe miliyoni Imana iduha buri munsi, amasegonda arenze 80 dushyira kuri konti buri munsi. Twese turebera hamwe ukuntu tugenda izo miliyoni zacu. Twabonye ko twese turi abamiliyoneri, harimo abamaze kuba abamiliyarderi. Twanze njyewe maze kuba miliyarderi, tugeze 40 z'ubwo ukubye amasegonda mumaze miliyarderi. Ariko si izo miliyari zikoresheje iki? Kugenda iby'ibanze ni ibintu bigoye. Turabona umudamu hariya afite udupapuro twinshi cyane byamubanye byinshi. Abakora akazi murabizi ko ikintu cyagera ukavuga ati kigomba kugikora, cyane cyane iyo bitewe noneho niyo uri gestionnaire, hari ibyo uba wateguye ariko nyuma hakaza ibindi bigenda biza. Ugakora udupapuro hirya no hino muri Outlook, ugashyiramo za alerte kugira ngo zize kukwibutsa, none ugasanga ibintu bibaye iki byinshi. Ese ndabihera, murabona hariya ku ruhande undi uri kwaka iki help, kuvuga ati mu ntabara ndabigenza nibyo byambanye byinshi. Icyo gihe rero niho kugenda iby'ibanze, kumenya uko tugenda iby'ibanze bigira akamaro. Kuko ugomba kujya muri bya bindi byinshi ukagira uti ukahitamo ukarobanura uti iki ngiki ntabwo ari icy'ingenzi ndaba ngishyize. Kuko ibyo byose kugenga igihe cyacu, warangiza ukamenya kugenga iby'ibanze, ibyo nibyo bikoze ubuzima bwacu. Gushyira igihe kinini, noneho tugashyira igihe kinini ku by'ibanze by'ingirakamaro. Priorite zacu ku bintu by'ingirakamaro kuri twe. Nitubikora dutyo bizatuma tugenga neza igihe cyacu, tumenye gutoranya iby'ikubitiro, ibyo bigatuma tuba ibwerekeza by'ubuzima bwacu. Iyo umuntu atwaye ubwato aruba ubwerekezo, aho ubwato yatari ubwa moteri, ko n'ubwa moteri ujya abantu ubwerekeza akagenda agira atya, ariko abagashya sinzi namwe mwese mwanagenze mu bwato mugiye mwese hamwe hagati mu bagashya ubwato bw'ikugira icyerekezo. Burya bwerekezwa n'uri hejuru, hari inyuma. Niyo uvuga uti ubwato burerekera hari, yavuga hari agatangira akagira ate akagashya ahangaha, noneho bukagenda bugira bureba yashyira nawe ukagenda hari. Icyo rero niho tugomba kuba turi kugira ngo dufate icyo cyerekezo. Nta wundi muntu ugomba gufatira icyerekezo, sinara kujyana muke. Priorite ze ntabwo arizo zawe. Igihe cyo mumaze kuba umwe nk'umuryango, icyo gihe niho muzishyira hamwe. Ariko mwa basore mwe, urubyiruko mukura, ntimukishinga abandi bantu. Uzajya aza akakubwira ngo tujye muri ibi tujye muri ibi. Ufite iki? Iby'ibanze byawe ugomba gukora. Kariya ni kashema gato nashyize hariya kugira ngo turebe ukuntu ibyo by'ibanze bigenda kuko ahangaha turabona imirongo ibiri. Hano ni nuwerekana importance, hano ukaba urgence. Kugira ngo dushobore kugenga iby'ibanze haba hari ibintu byihutirwa mu buzima, bigomba kuba ibintu byihutirwa. Iyi nzu ihiye twajya kwizimya, twajya guhamagara abapolisi. Icyo ni ikintu cyihutirwa buri mwanya. Hari ibindi rero bari important. Noneho mu mahuriro, kuko noneho twareba aho ibintu bigenda bihurira, tukabona ko aha hari ibintu bari très urgent mais peu important. Hari ibintu byihutirwa ariko bitari
bitari iby'ingenzi. None nahamagaye mu rugo iyo birihutirwa ahubwo bafata telefone, ariko hari igihe usanga ari telefone ye doniye zaje icyo kirihutirwa, ariko ugasanga si icy'ingenzi, ahubwo atangiye kukubwira iki n'ibiki bidafite akamaro. Agatangira agaterura akakubwira matiku cyangwa akakubwira uko yanga runaka, cyangwa ibyo si bwo ni ingirakamaro. Nta ngirakamaro irimo. Cyangwa tujya kubyina nimugoroba mu basore, byose ni ingirakamaro. Kujya kurara mu mitego y'abazungu maze ugaca amaso anagana, ibibazo by'ingenzi niko. Ibyo rero wari ibyo usanga ari urgence ariko bitari important. Aha rero hakaba nanone peu urgent peu important. Uko wegera uyu murongo mu ihuriro ry'iyi mirongo ibiri, noneho hari ibindi bya plate, noneho sina urgent, noneho sina important. Hari abantu rero batigiye mu bintu bya hehe byo muri aka kazu gusa, ugasanga yikora ibintu bitari important, bitari nta kamaro na gakeya bifite. Noneho uko genda wavanza hirya rero hari ibindi très important mais peu urgent. Aha ni ibintu, hariya ni ahantu hasaba ibintu bya planification, planning. Ni ukwicara kuko ni très important kandi peu urgent. Ntabwo ari ukuvuga ko ibyo bintu utagomba kubikora, ahubwo aha naho abantu benshi banegirije, kuko haba hari ibintu très important ariko kubera bitihutirwa twamenyereye gukora ibintu byo kuzimya umuriro gusa we kuba abapompiye, noneho bya bintu tukabishyira iyo ngiyo ntitubyiteho. Ariko hariya niho ingenzi, niho dufatira imigabo n'imigambi, niho tuvuga tuti icyo nzakora mu myaka 5, uva je mu myaka 5 nzaba ndihe, nzaba nda. Umuhungu wajyaga aza kunsura yari yaravuze kuva cyane yewe nzaba muganga kandi nzamubwiriza butumwa. Noneho yigaga muri Tanzania yaza kunsura akazana urutabo rungwa n'umusozi. Urutabo zarusoma ururangiza, yabyukaga saa 9, haba ndaryamye najya kumva saa 9 nabyuka njya muri toilette monitor ntari umuhungu aricaye azi priority, avuga ati azabigera icyo gihe aratangira, ariko ubu ari hafi kurangiza ubwo buganga. Navuze rero yamenye ko kureba ahangaha ibintu uzageraho cyane ugatangira ukabiprepara, kuko uwo mugambi haba harimo utugambi duto. Noneho rero utwo ntitugenda ukora, ukagenda udukorera hejuru ahangaha. Très important, très urgent. Imigambi mikuru, vision yawe urayifite, noneho ugatangira ukayigabanyamo twa objectif duto uzajya ugenda ukora buri munsi. Buri munsi ndakura waka, ejo nzakura waka, ejo bundi nkura waka, ukagenda ugira ute progress. Ariko kenshi twibera hehe? Twibera hano muri très urgent peu important, noneho no muri plate muko bakora peu urgent peu important, ukaba aho ngaho. Sanga umwana araza yiruka mu rugo imbere ya televiziyo. Est-ce que ça c'est très important? C'est urgent seulement. C'est urgent. Ibi ni ibintu byo kwitondera cyane cyane abasore murimo muratera intambwe mujya mbere. Très important. Ntimugatigiye kuri za urgence gusa zidafite akamaro, kureba ibifite akamaro. Inshuti zanyu ugasanga ufite inshuti iragutwara igihe cyawe cyose, ufite umuco magana agutesha igihe, agutesha pozisiyo. Très important. Urgent, c'est une chose qui va dans l'urgence. Ni ibintu byo kwitonderwa niba dushaka. Ibintu rero nyamukuru tugomba kubishyira mu gato tukamenya tuti iki ni nyamukuru, tukagira objectif tugendera, ukazishyira mu ngaho ukavuga uti nzaba
nzakora iki, ndashaka kuba iki, ndashaka kwavansa hano, mbese mfite objectifu yo kwiyameliora mu buzima bwanjye, nzajya nkora ibi nibi kugira ngo iyo objectifu nyigereho, nzayigeraho ne ngomba kugenda nkora. Dufate urugero, ndiga piano. Uriga piano ni ibintu, ni objectifu ni, ariko hari utuntu ugomba gukora buri munsi. Ugomba kwinjiza iminota 20 buri munsi. Iyo 20 n'ukayigira, noneho ukamenya icyo ugira ku ruhande. Reka twe gutinda ahanumva aha dufite ntiwavuga kuri byamara umunsi wose, ariko ubwo tugize icyo dutoramo kugira ibintu nyamukuru tugenderaho, tukirinda kuba muri za jean peu important, ariko tukamenya ibintu plus important. Akariho dushyira igihe cyacu kinini, niho tugomba gushyira igihe kinini ku bintu. Biriya nagavuze ngo ni kuri kayaka ka très important, très urgent, tugomba gushyira igihe cyacu kinini. Ihame rya Eisenhower rivuga ngo twitiranya cyane ibyihutirwa n'iby'ingenzi. Hari ukuntu dufata ibintu kuko byihutirwa tukibwira ko aribyo by'ingenzi, ariko iyo ugiye ukareba neza usanga rimwe na rimwe ibyo twita iby'ingenzi atari ko bimeze. Ibyo rero ni ikintu cyo ntabwo byoroshye, ni inganyagaciro cyangwa niko twabyitaga kera gikomeye. Ese ni iki tukijyanya? Noneho dufite ibyo bintu by'ingenzi rero, dore ibyo tugira nyambere nyine ni ukurya, kunywa ibintu ngombwa kuko utanyuye se wabaho ibishoboka, tukagira ibyifuzo no kwishimisha imibiri yacu. Abonye statistique ejo bundi banga bakanagiye tudepansa miliyari zirenga 5 ku mibiri yacu ku maproduit cosmetique n'ibindi nk'ibyo. Nabonye ari nyinshi, miliyari 5 gushaka amafaranga. Amerika di no bagushaka amafaranga hirya tugaci. Ese icyo ni eske ni yego tuvuge ko ari important, ariko se nicyo gihatse ibindi byose? Amerika di no umuntu wese aba ari gushakisha amafaranga. Iwacu tukabyita ngo gushakisha imibereho, ubundi akumva uvuga ko usanga bitoroshye, kandi tugashaka impamyabushobozi zihanitse. Ibyo nabyo ni byiza, ariko ese niyo nyambere nyamukuru cyangwa ni nyambere ariko ari ni nyamukuru? Tugashaka akazi keza, nyambere ihatse izindi. Aho niho ndashaka kugera, ko cyabonye nyambere ibintu by'ingenzi tugomba gukora, ariko se ihatse izo zose iyatuma tugera kuri izo zindi ni iyi. Reka dusome muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 23. Matayo igice cya 6 umurongo wa 23 aratubwira ngo iki? Matayo igice cya 6 umurongo wa 25. Tureba icyo atubwira, turebe icyo tugomba gushaka mbere na mbere. Aravuga ati nicyo gitumye babwira ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburute ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ibibiba, ibisarura, ibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe nimubiruta cyane. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyungura umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, nibugira umurimo, nibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'uburabyo nk'akarabyo ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi cyo
icyo urimo none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubandika mwabafite kwizera gukema. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kubw'ibyo byose abapagani babishaka, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. ahubwo mubanze mushaka iki? Ntabwo numvise. Ahubwo mubanze mushaka iki? Ubwami bw'Imana no kugira gute? No gukiranirwa kwayo. Nibwo ibyo byose muzagira mute, muzabyongera. Ntimukiganyire mutekereza ibyewe, kuko abenshi bazi gushyira baziganira ibyewe umunsi wose ukwiranye ni ibibi byabo. Ahubwo mubanze gushaka iki? Nyambere yatsi tubanze dushake mbere na mbere, tubanze dushake iki? Ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ubwabo. Ibindi byose tuzagira dute? Tuzabyongererwa. Ubwo bwami se n'ubwo ikivuga ubwami kivuga iki? Kivuga ko hari umwami. Maze gushaka ubwami bw'Imana biratubwira ko hari umwami. Uwo mwami se ni umwami ninde? Yesu. Niba dushaka ubwami bw'Imana ni uko hari umwami. Uwo mwami rero Yesu Kristo, umwami utari umwami nk'abandi. Ibyo nahoze mvuga mu kanya, umwami utari nk'abandi tuzi bo muri iyi si. Abami bo muri iyi si bagira bati, bakurura bagira bati, bakurura bishimye. Muzajye muri Arabiya Sawudite maze murebe ubwami. Abapurense bose ukuntu bameze bati bakize, cyangwa tutagiye kure tujye n'iwacu yenda n'abaperezida hamwe na hamwe, ariko nabo twabagiranye n'abandi bagira bati bakura bishimye. Ahatari institution zibarebaho noneho ibibindi, ugasanga za miliyari mu makonti, bamwe utwara bita za miliyari. Ariko umwami uvugwa ahangaha ni umwami udakora yishya, ahubwo ni umwami ushaka kugira ati kuduha ibyo dukeneye. Numva rero impamvu tutashaka uwo mwami. Ikivuga ubwami kivuga n'igihugu, royaume, kingdom. Ni ukuvuga ko hari igihugu adutegurira. Mbere na mbere mugira mute gushaka ubwami bw'Imana. Niba dushaka ubwo bwami, tuzashaka umwami, dushake icyo gihugu ari cyo ijuru Yesu adutegurira. Igihugu kitabamo imiborogo, kitabamo agahinda, kitabamo kubura abacu, igihugu kitabamo inzara. Maze rero kubera muri Somaliya abantu baricwa n'inzara hirya hino, si byo tujya tubishyira muri priorite zacu cyangwa tubishyira iruhande? Ibyo ntibiturebe. Ibyo ni iby'Abanyafurika. Navuyeyo nageze mu gihugu cy'i Kanani. Bari muri Afurika n'ibirere, cyangwa tukareba bene wacu gusa. Famiye yanjye gusa neza grand frère cyangwa mwibuke ko Yesu yavuze ati twabonaga uriya muntu wambaye ubusa ntumwambike. Uwo yari iki? Iyo ni priority. Ngo wumve imihayiti abantu bashira ntugire icyo ukora, ukumva birashikika hirya hino, ukareba televiziyo byaracya bikarangirira aho. Icyo gihe ntabwo uri gukoresha ingano ushinzwe. Hari uburyo bwo gufasha mu bantu. Insengero zarasenyutse, inzu zarasenyutse, ntibagira aho baba, ariko ukicara ukarya umugati wawe na sereyali mu rugo, maze warangiza ukavubwa neza, ukareba televiziyo, amakuru ahita kuri televiziyo. Muri Haiti bashyizeho atangaza rwose mu ihembo rya Afurika, ukabona utwana twarashukuye. Mbega wagize ukarya sereyali yawe n'umugati, wagize ukazamuka muri etaje, ukajya mu gihugu ukaryama rwose nta mahoro.
yegeranya n'akaramu y'igikoropo itari mu mutima, wayibohereza ati jya mu ishuri hanyuma wandike, ntibishoboka. Iyo ni priorite. Icyo gihugu rero Imana dutegurira ubwo tukiri muri iki gihugu, irakubwira iti ko ndi gutegurira icyo gihugu, nawe gira icyo ukora muri icyo gihugu urimo. Urebe impande zawe zose, we kwireba gusa n'umuryango wawe. Uvuga ngo ufite abana 5, hanyuma nabo ngabo reka da ashobora gucanganya n'abana, nuko ntabwo ari bagomba kubaho bonyine, n'abandi bagomba kubaho, ugasaranganya. Ufite akantu kagira ute kanyuza muri atara kakagenda kajya gufasha abantu. Ishyanga rero ni twebwe. Ishyanga tugomba kuba mu ishyanga rya Kristo, iryo shyanga ry'ubwo bwami. Ishyanga rya Kristo ntabwo ari amashyanga n'andi yose, ahubwo tuba dufite icyo tugenderaho. Ubwami buba burimo ingoma. Ingoma iyo yerekana ikimenyetso cy'ubwami, ntagereranya na Bibiliya, kandi iyo ngoma iba yerekana nyine na pouvoir y'ubwo bwami ifatanyije n'amategeko. Ubwo rero twebwe dufite ingoma yacu na constitution yacu tugenga, ariyo Bibiliya tugomba gukurikiza. Haba hari ururimi, haba hari influence, haba hari umuco. Ubwo bwami iyo bwageze mu gihugu bujyana n'umuco wabo. Niyo mpamvu mwumva Igifaransa ariko cyazanye n'ubwami bw'Ababiligi, kubera baje baradushobora bazana n'ururimi rwabo. Ese twebwe tuvuga ururimi rwo mu ijuru? Hari muzi ko dufite ururimi twihariye, dushobora kuvuga wagera no muri Thailand, wagera na hehe ukaruvuga. Iyo tuvuga ururimi nuko tutarwiga ngo turumenye, tukamara imyaka 40-50 ukiga ururimi, ariko kubera tudashyiraho iki, dushyiraho priority, ugasanga turacyavuga nka bebe. Yandeba akana kanjye gato ukuntu kavuga, none umvise neza gusinga singivuga ururimi nk'ako kana. Tugeze hehe twiga ururimi kugira ngo turuvugamo nk'uko nyine turumetiriza. Haba harimo n'umubano rero n'amahanga muri ubwo bwami. Ese tubana dute n'abene bacu n'abavandimwe n'abavuwaze? Umuvuwaze nakubona agafunga cya kicenya cyaje bahungu, nakukubita ijisho gasa n'atakonye agafunga vuba kinguka akajya kuko akuzi. Kamera nka babagabo b'iwacu barwanaga ari babiri, ararwana n'umwe ari hasi undi ari hejuru, ariko umwe ari umudivantiste, hagira undi mugabo ubigenderaga ati sha atarakahira icyo yigiye mu isabato sha ati umunenya urumva icyo amubwira, atarakurahira ka kantu yigiye mu isabato. Yamubwiriye nk'uwo mugabo, yamubwiriyemo pe, ni nko kumubwira ateze mu isabato ukakumva ibyo ngibyo. Yakwiga gutera ingume no kurwana. Umubano wacu n'abandi, ese wari umubano nyakuri cyangwa wari umubano w'umuryango ushingiye ku bintu bidafatitse? Usanga murabana n'abantu ariko hari ibintu by'uburyarya, kuko yenda muri wowe nta priorite irimo, cyangwa mu wundi nta priorite ufite kugira nyambere, kugira ngo muri uwo mubano w'ukuri, ntabwo n'uwo kurenguzanya cyangwa n'uwo kurutana, cyangwa icyo gihe nuko tutaramenya priorite. Reka twihute, ibyo dushyize imbere ni iki? Ni amafunguro, ni imyambaro se, ni za fagitire se. Fagitire ngomba kurya buri gihe asanga umuntu yibera muri uwo. Ni ukugira imirimo myiza se, ni ukufata ibiruhuko byarose. Ibyo ni byo twishyira imbere, ariko nyamukuru tukayibagirwa. Dusome muri Hagayi, niho badusomeye mu kanya.
murabona ariya magambo yanditse muri Hagari. Uwiteka nyiraga baravuga ati ubu bwoko baravuga buti igihe cyo kongera kubaka urusengero inzu y'Uwiteka kiragera. Niko bavuga bati ntabwo kiragera kujya kubaka urusengero. Icyo gihe bari bavuye aho batataniye bagarutse muri Isirayeli, Imana ibahaye yongeye bashubije mu gihugu. Aya ni amateka yabaye imyaka 520 mbere y'ivuka rya Yesu. Minisiteri ya Hagari yamaze amezi yagera kuri 5. Imyaka 18 bagarutse mu cya 538. Noneho rero batangiye kubaka igicaniro cy'Uwiteka, batangira no gushyiraho fondasiyo z'urusengero. Ariko nyuma byose birayoyo, batangira kwinjira bati harya niko tugomba kujya tugomba kwiyubakira inyuma natwe. Tugomba kwiyubakira amazu yo kubamo. Ubwo priorite iba igizite zirahindutse. Priorite ziba zirahindutse bati tugomba kwiyubakira amazu agizete y'imitamerwa, tukubaka amazu yacu noneho tukadendeza arimo komfort, amazu nyamazu, ariko inzu y'Uwiteka ikagira ite tukayishyira ku muhanda. Noneho rero Uwiteka nyir'ingabo aravuga ati mwibuke ibyo mukora. Batangiye kujya kwiyubakira iki amazu. Icyo dukora hano nyine turagenda tukagura amazu, noneho akatugira imbata. Ntabwo kugura inzu ari ikintu kibi, ariko tukajya tumenya ko hari n'izindi priorite. Ukamenya ko iyo ihari, kuko Imana iratubwira iti ntabwo muzaba inyuma, muzaba imbere. Amen. Izaduha imbaraga, ariko tugire dute tuvuye muri iyo priorite. Tugomba kuyishyura mu myaka 2 gusa nyine. Ubwo ibindi byose tukabishyira mu gikapu, tukashyira muri suso, hanyuma tukibera mu muri ibyo. Umwana ntabone se, umugabo ntabone umugore, umugore ntabone umugabo, abana bakirera, bikaba ibyo ngibyo. Priorite ni iki? Tubanze tumushake, hanyuma azatubwira ati azatwereka n'ibyo bindi byo. Niko babigenjeje, baragiye barayireka, batangira kujya gute kwiyubakira inzu zabo. Barubaka biracika, ariko Uwiteka arababwira ati mwabibye byinshi ariko musarura bike, kuko mutamenye aho priorite iri. Murabiba mukabira mwaje gusarura mugasarura ibingana iki bike, murarya hanyuma bikagenda bite. Ariko nimugira mute nimuhaga muranywa, ariko inyota nyinshi kubera tutazi aho priorite. Ukamukongera ukamukama ukagira ngo uri gusuka mu mwobo. Ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi n'ukorera ibihembo abika mu rubavu rutobotse. Yigeze kumva bashyikirizana basinzi ko watobotse. Akabaka mugasanga nta kintu kirimo. Mishahara yenda tuvuga tubashi maze kukabakaba barenga 100,000, ariko ugasanga umugabo uherutse kujya gusaba inguzanyo yambwaga hejuru y'ibyo bihumbi, ubona ko afite amafaranga, ariko aramubwira bati oya, kuko imyenda ikugeza ikugeza hano, nta wundi mwenda dushobora kuguha. Ajya hariya agafata, akajya hariya agafata imyenda, agafata hariya agafata akageza no kuri telefone. Abika muri urugabo rutobotse. Uwiteka nyir'ingabo baravuga ati nimwibuke ibyo mukora, nitwibuke ibyo dukora. Priorite de priorite, dushaka ubwami bw'Imana, ibyo bindi byose tuzabyongererwa, ariko ntitugume muri ibyo. Aba bana b'Isirayeli bigiriye mu byabo, nibwo abatumye mu muhanuzi witwa Hagari ati murebe ibyo mugira mute mukora, bimaze iki kugira isi yose, nyamara ukabura ubugingo. Muri Matayo 16:26 reka tuhasome twumve icyo atubwira. Matayo 16:26
16:26. Aravuga ati kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaga ubugingo bwe, cyangwa umuntu yatanga iki gucunga ubugingo bwe? Turashyira priorite mu bintu byinshi, turashaka ubutunzi, turashaka amafaranga ntagwira, turashaka ayo mazu, turashaka ibintu byinshi, tukarya ntituhawe, tukanywa, ashaka kwishimisha mu by'umubiri, kwambara neza, amadiporome, imyanya ikomeye. Nyamara ibyo byose ni umuyonga. Hagayi yarabivuze mu gice hariya tumaze gusoma mu gice cya 16. Dushake nabo ubwami bw'ijuru, ntitwiganyire ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki. Inyoni ntabwo zibiba, ntabwo zihinga, ariko zirarya zigahaha. Uburabyo ntabwo ntacyo bukora, ariko ninde se warimba nk'uburabyo? Twambara umwami Yesu Kristo, niko mu Baroma handitse. Paul ati nuko mujya mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Ijoro rirakuze urenda gucya, nuko ntiwambara imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza. Ngo tugire dute? Ngo tugendane iki? Ingeso nziza, nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro byanditse hariya, tutagira ibiganiro bimeze bite? Tudasinda, ko mutinya kubivuga, mbese numva mutinya kubivuga. Ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bimeze bite? Tudakora iby'isoni, tutagira dute? Tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimugurwaho imibiri yabo ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Dore uko umwambari wa Kristo agenda. Ibyo tugomba gukora mbere na mbere, abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Igihe ni iki bana b'Imana? Ningibutsa uyu mugabo Jack Layton wasinze mu minsi yashize, yarabimenye ko azasinzira. Ese wowe umenye uyu munsi priorite yawe yabiye? Ese wakomeza gukora ubu ngubu? None se assurance dufite ko wenda atari ejo iyi? Niyo mpamvu twagombye, niba twahindura priorite, tumenye ko ejo hazaza hatari ahacu. Niyo mpamvu n'uyu munsi twagombye kubigenda dutyo, kuko ejo ntabwo ari ahacu. Ejo harashize, ahacu n'uyu munsi. Igihe ni iki? Ushigaje ukwezi kumwe ko kubaho. Nyambere zawe zaba izihe? Impinduka wagira ni izihe? Watekereza ku bikorwa byawe, icyo wakora, what I should do, uko wakwifata, how I should behave. Wakomeza kuba nk'uko se umeze ubu, cyangwa wahindura kuko uzi ko ejo atari ahawe? Ariko tujya twibwira ko dufite assurance, ko ejo n'ejo bundi ari ahawe. Aho washyira igihe cyawe ni hehe? Ese wakomeza ukaba muri ibi, cyangwa wavuga uti ngiye kubana n'umuryango wawe, ngiye kujya nicara uvugane, nganire na madamu wawe, nganire n'abana banjye, tuvugana? Ese siko byagenda? Wakubwira ati ejo mu cyumweru gitaha nta bundi buzima uzaba ufite, keretse uri impure deal, niho bavuga uti reka ariko umuntu ufite conscience avuga uti iki ni cyo gihe. Munumiriza abantu bandi munaka, ugahamagara, cyangwa niba ushoboye ukajya kumureba uti ngwino usagara, ndagushaka hano, ngwino hano tuganire.
Yotamu wino kugira ngo muganire n'umuryango wawe, abavandimwe, umubyeyi niba ukimufite. Gerare mu Rwanda abantu benshi bahuza ababyeyi benshi ntabwo bagifite, ariko abakibafite bakavuga ati igihe kirageze. Icyo rero tujyakorera turi isomo kugira ngo uyu mwanya duhite duhindura priorite zacu, tumenye ko icyambere ari ugushakisha ubwami bw'ijuru, noneho ibindi byose bikagira bite tukazabyongera. Igihe ni ikirere. Uyu mugabo aravuga ati, my friend, love is better than anger, hope is better than fear, optimism is better than despair. So let us be loving, hopeful, and optimistic, and it will change the world. Hanyuma nyuma yaho yarisinziriye. Uyu murajya asinziriye bakanagira byanditse mu Bible. Urukundo ni ingenzi nyine. Mubishyire muri priorite zabo. Ahari urwangano mu ruvande n'umushyigikira, mushyire urukundo, kuko ntidushakisha mbere na mbere ubwami bw'ijuru. Muri ya constitution iravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunda Imana yawe mbere y'ibindi byose. Urumva ko ubwami bw'ijuru budatangiye kuza, bya bindi byose bitari by'ubwami uzagira ute uzabishyira ku ruhande. Igihe ni iki naho ejo n'ahabejo nyine hari umwami ukomanga aradushaka. Ese kuki tutiruka dushaka abadushaka, ahubwo tukiruka dushaka abatadushaka? Umuntu ariho yararambuye amaboko ati ngwino, utireka ntajya ahubwo n'igihe hariya ushaka kujya gute kugira nabi, akaba ariho wiki, kandi hari umuntu uvuga ati ngwino mugirire neza. Bana b'Imana, igihe ni iki cyo kureba iby'ibanze, twimike ingoma y'Imana, ubwami bwe buze buture mu mitima yacu. Tuzabona igihe cy'abana bacu, abana batubona. Umwana, umugabo afite umwana we bakine yabanezere, umudamu amenye ko abana bakeneye suwe abiteho, abafasha bacu no gutura ngo usange umuntu abana n'umuntu ariko ni nk'abakorora. Mwisojya mu muryango we, uzadusojya mu muryango we, akaza kuba kuri hariya nyine yasinziriye, hanyuma undi akazavuka agasanga yagiye, bikaba ibyo. Ubuzima ni ubu. Rero ariko bumeze bwana priorite. Gende ukibazeho, mugende mubwire muti mubivugane. Iyo bigeze mu gihe cyo kutavuga n'ibibazo ukuntu mwagize muti priorite bazahindutse zirazagira. None iyo bibaye terineri rero abantu bikaba byarabaye ubwo nyine nibwo buzima. Ubwo buzima ni plan. Icyo gihe ni uguhindura, ntabwo ari ubuzima. Ugomba kureba uko byagenda kose mukagira. Ntazibana yewe zidakubitana amahembe rimwe na rimwe, numva nyine niko bimeze. Abagaye mu matungo bagize amashyo, n'abagize amahembe yo kuba mwari kujya kumva nijoro kuva papa. Niko nyine iyo bitabaye byabujije bibaho, ariko nyuma bikigira biti bikireta muri saa. Ariko biba buri munsi ngaho buri hasi buri hejuru. Ese ngo ni ubuzima. Priorite yarabuze. Anye ko yabuze, uko igihari bigenda bite, bigera hari kugerageza bikajya bite. Rero mwitekerezeho, zaduha umwanya wo gukorera itorero. Ntabwo byoroshye iyo mbona abantu bakora itorero ndavuga nti amen, amen rwose. Icyo ni icy'ingenzi. Burya niyo watangira ngo ibyo watangiye ukaza mu murimo birongera bikagutera imbaraga. Komerezaho, abatiye kurika namwe mugire gute muti uyu iki nicyo gihe. Twibereye mu bibazo, ariko hari ibibazo Imana itazatubaza. Ese zakubaza marika imodoka atwara? Izakubwira iti watwaragiye muri modoka kugira ngo igare natwaraga mu Kigali n'ingi ikora miliyoni reka da nabwo izakubaza ati ese modoka wayitwaye n'abantu bambaye ese wabajyanaga narabatwaraga nawe buri mugoroba samudiswa ajya kureba runaka na runaka tukajya muri bati gukora imbere ngo sinabatwara bakubaza ati se wabuze
utangire ugira ute urya iminwa ntabwo izakubaza ibyo cyangwa ngo ikubaze ngo harya inzu yawe yangana gute wari ufite insinga n'ikira wari ufite ibyumba bingahe zakubaza utese gucumbikiye abantu bangahe ikizakubaza ntizakubaza ngo marike y'imyambaro wambaraga njye nambaraga gusa ese ni marike z'abajene n'izihera Versace tiba bitaramo Versace tamo za Gucci za Calvin Klein ntabwo bizabikubaza ahubwo izakubaza ati wafashije bangahe kwambara iyo Versace waguze wagushoboraga kugura umwambaro usanzwe warangiza ugafata n'amafaranga ukayaguramo n'undi mwana siko se priority ariko kuko itariho ntabwo nyambara ugasanga umwana kuva ku myaka 5 yamaze kumenya ibyo ngibyo cyangwa ngo bakora ngo titire y'akazi bakoraga ngo nari visi perezida muri kompanyi chairman ntabwo ibyo bikeneye niyo mpamvu priorite tuzipuraza ahatari hari ufite abana bangahe nzanye nawe afite abana 5 narakaga wumva zakubaza ati ese ahubwo wabagejeje kuri Kristo ute ese wamariye iki ese wahaye urugero rwiza nikizakubaza tisa mutima tese wanabafashaga kugira ngo mujye gusenga icyo gihe wabona cyusanga uti rwose aragikora icyo gihe gashyira uti ngwino rero urumva amamiliyoni ufite kuri banki cyangwa kuri fonte ese bizakubaza ufite angahe ibihumbi 100 nibutse mu Vietnam bakorera ndakwambe tazo ati ndakora hanyuma nigeze ku bihumbi 100 cash zataye iwacu arayikoze arayikorera yaryama arakora ibi kanaragiye ariko akigera iwabo akimanuka mu ndege bahise bamujyana kuri hospital yongeye kukamuka iyo ni priority twasomye ngo twambare umwami Yesu Kristo tumenye ko ariyo priority reka ubwami no gukiranuka kwe bigiye biti biyizi data wa twese uri mu ijuru tuvugire hamwe izina ryawe ryerete ubwami bwawe ibyo dushaka bibe mu isi kuko turakomeye duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi duhane imyenda yacu niko twareba n'imyenda yacu ntuduhane ibitwoshya ahubwo dukize umubiri ku bwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose Imana tugire neza idufashe kureba priority ihatse izindi ko ari ugushakisha ubwami bw'Imana ko ibindi byose bizagira bite bizatubambera icyo aba ari cyo kiba nyambere mu bugingo bwacu twe kuba mu bitagira akamaro ahubwo duhindukire natware baganga duhindukire tumenye ikigira akamaro nibyo sengesho ryanjye muri uyu mwanya maze nanjye nizanira mu izina rya Yesu. Amen.